mutsi n'umwe wemera yuko umuntu aguca intege. Ntuzigere wemera yuko umuntu aguca intege mu byo ushaka kugeraho. Niba ushaka kugera ku kintu, ni wowe ushaka kukigeraho, ntabwo ari undi muntu. Ntuzigere rero ucibwa intege n'abandi bantu batifuza yuko wagera ku bintu ushaka kugeraho. Abantu batekereza bitandukanye, abantu bagenda bitandukanye, buri wese agira ingendo ye, kandi ingendo y'undi iravuna. Umunyarwanda bivuze neza. Ikindi kintu ugomba kumenya, buri wese agira inyogo ye, ntabwo ari buri wese woga nk'undi. Hari aboga magazi, hari aboga ngarama, hari aboga n'izindi nyogo zitandukanye. Niyo mpamvu rero nujya gukora ikintu cyawe uko ugishaka, undi muntu atazigera akibona nk'uko wowe ugishaka. Ibaze rero uwo muntu abonye ikintu uko agishaka kandi uko ari kukibona ari bibi, nyamara ari wowe wari uri kubibona neza, akaguca intege. Ikintu cyawe wakibonaga neza, ugendera ku bitekerezo by'uwo muntu wagucaga intege, akubwira ati hoya wabikora gutya, ati hoya bigenze gutya, ariko nyamara we yibeshyaga, ariko nyamara we atashaka no kukugira inama, ahubwo yashaka kugushuka. Ibintu byawe byiza akaba yabyica, akaba yabica intege. Ikaze ku Nzozi X TV. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, kora subscribe, kora share, kanda like, usige na comment ibi byo tuzaganiraho ubutaha. Mu by'ukuri buri wese abayeho ubuzima bwe, mu by'ukuri buri wese akora icyo ashaka, mu by'ukuri buri wese akora icyo abona kimunogeye. Niba ukora ikintu kuko undi yagikoze, uri kwishuka cyane. Niba ujya guhitamo inzira kuko undi yayihisemo, urimo urishuka cyane. Urimo uragendera ku bandi, uri gufata ibitekerezo byawe ukabishingira ku bandi. Deja wowe ntabwo uri kubaho ubuzima bwawe, uri kubaho ubuzima bw'abandi, kuko ibyo abandi bakoze nibyo uri guhita ukora. Gerageza ubeho mu byawe. Ntuzigere wumva yuko umuntu ikintu yakubwiye ari cyo kurusha icyawe. Abantu benshi bagutekerezaho bitandukanye, abantu benshi bagufiteho intumbero zitandukanye. Hari abantu batifuza yuko watera imbere kandi mubana buri munsi, hari abantu mugendana buri munsi badashaka gutera imbere, hari abantu mubana, hari abantu murarana, ariko abo bantu ari bo badashaka ko watera imbere. Wagerageza gutangira ikintu gishyashya, bakagerageza kukumvisha icyo kintu atari cyo. Wagerageza gutangira inzira nshyashya ngo urebe ko hari icyo wakigezaho, ngo urebe ko watera imbere, abo bantu bagakomeza kukwereka uburyo bidashoboka. Baguca intege bagira bati, ninde wabikoze se? Ati si ibingibi utangiye, ninde wabigezeho? Ati ibingibi uri gukora, ninde wabikoze? Bikaguca intege. Oya, wikumva ko kuba nta muntu wabikoze wowe utabikora. Wikumva yuko kuba nta muntu wigize ubitangiza, kuba nta muntu wigize ubigeraho, wowe utabitangiza ngo ubigereho. Gerageza wumve yuko nawe wakitangira ikintu cyawe ukakigeraho. Kubera iki se bidashoboka? Birashoboka, nawe wabitangiza ukabigeraho. Dufite ingero nyinshi z'abantu bagiye batangira ibintu bakabigeraho ari ubwa mbere babitangiye, nta wundi muntu wigize ubitangira. Reka gutangira ibintu kuko ngo abandi bantu babikoze bikabaho. Gerageza nawe ukiriyetinga ibyawe, gerageza nawe ukore ibintu byawe, kuko nukomeza kugenda ngo ibi ntibishoboka, ngo ibi nta wabikoze, kubera iki wumva ko wowe utabikora? Ese byakozwe byo ababikoze kuki babikoze nta wundi wabikoze? Nawe gerageza ukora ibindi bitigeze bikorwa n'undi muntu. Rekera kumva ngo kuba nta wundi wabikoze, kuba nta wundi wabigezeho, nanjye sinabigeraho. Abo bantu rero kukubwira gutyo rero, bereke yuko bishoboka, bereke yuko wabigeraho. Kuba bakubwira ko utabigeraho kuko nta wundi wabikoze, bereke ko noneho ari wowe ugiye kubikora. Wibemera ko baguca intege, wibemera ko baguca intege, wibemera ko baguca intege. Iyo umuntu atangiye ikintu, abantu bose ntibamwumva. Iyo umuntu atangiye ikintu gishyashya, abantu bose baramuseka, abantu bose bamuca intege, abantu bose bumva bitumvikana. Ufite ingero nawe z'ibyuze. Hari abagiye batangira ibintu hano mu gihugu cy'u Rwanda, turabazi, bagiye batangira ibintu babaseka, bikarangira ahubwo ba bantu babasekaga bashaka kujya kubana nabo, bashaka gukorana nabo. Bya bintu basekaga bikarangira bari kubona ko bya bintu birimo ikintu, bikarangira bari kubona ko bya bintu basekaga burya hari harimo ikintu gikomeye cyane. Iyo ugiye gutangira ikintu baraguseka ntibakumva,
ariko nimba bagusetse bihorere baguseke, nawe uzabaseka nyuma, kuko usetse neza ni wa wundi usetse bwa nyuma. Nimba bari kuguseka ko utangiye gukora ikintu, bihorere, nawe uzabaseka nyuma yaho icyo kintu cyamaze gukora. Barimo barashaka kuza kwibanira nawe, bari gushaka gukorana nawe. Mu buzima bwawe ntukemere ko oya y'abandi iba oya yawe. Niba ugiye gukora ikintu abantu bakavuga ati oya, bakavuga ati ntibishoboka, ntuzigere wumva yuko ko nawe kuri wowe ari oya. Kuri wowe igomba kuba yego. Igisubizo kuri wowe ni yego. Ugomba kubigira yego wowe, ugomba kubikoraho ukabigeraho. Nimba umuntu arebye akabona ni oya, we mwereke yuko ari yego. We kora ibishoboka byose umwereke ko ari yego. Abantu benshi dufite imyumvire itandukanye. Ashobora kuba yego ashaka kugira inama nziza ariko ubona ko bidashoboka, ariko nyamara afite ubwoba, ntari kureba kure, ntari gutekereza neza ngo amenye ngo niki gihatse iri kuza, amenye ngo niki kiri kuza, amenye ngo niki kiri kujya mbere. Gerageza wumve yuko oya y'abandi ari yego yawe, ubiharanire, ubigereho, ukomere cyane. Ntuzigere wumva yuko hari umuntu uzagutekerereza ubuzima bwawe kurusha uko wowe ubwitekerereza. Wowe uriyizi, ni wowe wiyizi cyane, nta wundi muntu ukuzi kurusha uko wiyizi. Ibaze rero nimba uri gufata ubuzima bwawe wiyizi wowe cyane, wiyizi wowe, ugashaka uwundi muntu utakuzi. Mu by'ukuri nta muntu ukuzi kurusha uko wiyizi, nta muntu ukuzi kurusha uko wiyizi. Wowe uriyizi, hari byinshi uzi n'ababyeyi bawe batazi kuri wowe, ariko wowe wiyiziho. Ibaze rero nimba abantu bari kuguca intege bashingiye kuko bakuzi, uko bakubona, bakaguca intege bakakubwira ibintu bashingiye kuko bakubona, ariko nyamara uriyumva, wowe uriyizi, uzi icyo ushoboye, uzi icyo udashoboye, uzi icyo wakora. Wowe uriyizi cyane kubarusha. Rekera kumva yuko ibyo batekereje ari byo nawe uri gutekereza. Ibyo bagutekerezaho, ibyo bakubonaho, ibyo bagukekaho ntabwo ariko bimeze, kuko bo ntabwo ari wowe. Ubuzima bwawe n'ubwawe, ni wowe uzi icyawe, ni wowe uzi ibyawe, ni wowe uzi ibyo ushoboye, ni wowe uzi ibyo udashoboye. Niyo mpamvu rero ugomba gukora ibintu byawe, niyo mpamvu utagomba gukora ibintu by'abandi. Mu buzima bwawe uzahore wumva ko ari wowe igisubizo cyawe. Mu buzima bwawe ni wowe igisubizo cyawe, nta gisubizo kindi kitari wowe, nta gisubizo kindi ugomba gufata atari wowe. Ni wowe ugomba kwifatira umwanzuro ku bintu byawe, ni wowe ugomba kugendera ku bintu byawe, ni wowe ugomba gukora ibintu byawe. Ni wowe igisubizo cyawe, nta wundi gisubizo cyawe. Uzagenda ubibona abantu benshi bagiye bacibwa intege bikarangira bamaze gukira, bikarangira bamaze kugera ku byo babacagamo intege. Abo bantu ubu ngubu ugiye kubaganiriza bakubwira uburyo gucibwa intege biryana, gucibwa intege birababaza, gucibwa intege gusekwa, kwerekwa yuko ibyo uri gukora ntacyo bivuze, kwerekwa yuko ibyo uri gukora nta kintu bimaze, ariko nyamara bikarangira bya bintu basekaga, bya bintu babonaga yuko ntacyo bimaze, bikarangira bigeze kure, bikarangira bya bintu ari byo bimaze kugira icyo bikora cyane gikomeye. Mu buzima bwawe rero ntukajye wumva ko baguca intege, ni wowe igisubizo cyawe, ni wowe ugomba kugira uruhare mu buzima bwawe. Ibaze rero nibaguca intege bikarangira ibintu byawe utabigezeho kubera ko wagendeye ku baguca intege. Abantu baravuga, uvuka bavuga, uzarinda upfa bavuga. Niyo mpamvu rero mu buzima bwawe utazemera kugendera ku byo abantu bakuvugaho. Uzarinda uvuka bavuga, uzarinda upfa bavuga. Ntuzigere wumva yuko rero kuba bakuvuze, kuba bagiye bakuvugaho ibintu, kuba bagiye baguca intege, kuba bagiye bagukritika, ibyo bintu byatuma ucika intege. Oya, bibagenderaho, barimo baravuga ibyo bashaka, bari kuvuga uko babyumva, bihorere bavuga ibyo bashaka, bihorere baguca intege, bihorere bagendere ku byo bashaka. Wowe kora ibyawe, wigendera ku byawe, nta n'umwe uri wowe, wowe uri wowe, nta muntu n'umwe uri wowe. Kora ibyawe, gendera ku byawe, gerageza ukore ibintu byawe. Abaguca intege bihorere, ukomeze wikorere, ukomeze ugende imbere, ukomeze utere imbere. Ubundi nyuma uzaza kubaseka nyuma, uzabaseka nyuma. Uzatangira batabyumva, uzatangira batabishaka, ariko uzakomeza bashaka kuza kubana nawe. Babandi bagucaga intege, babandi babonaga yuko nta kintu umaze, babandi babonaga yuko uri kwibeshya, bizarangira bashaka kugira ngo ari inshuti zawe.
bamwe bagucaga intege, babanzi bawe ba mbere bagucaga intege ugitangira ibyo bintu, nibo bazaza kukubwira ngo turakorana, nibo bazaza kukwereka yuko muri kumwe, nibo bazaza kukwereka yuko ari inshuti zawe za mbere, nibo bazaza kukwereka yuko nta kintu na kimwe mwapfa, nibo bazakwereka yuko kuva na kera bitangira burya mwari muri kumwe, kandi nyamara bo bagucaga intege, bo ntabwo bifuzaga yuko wabigeraho, ariko bizarangira nibamara kubona yuko uri kugafata, nibamara kubona ko uri kugera ku bintu ushaka kugeraho, bazaza kukwereka ko bari kumwe nawe burya kuva na kera, bazaza kukwereka yuko burya ibyo wakoraga byose nta rwango bari bagufitiye, bashaka kwibanira nawe, burya bashaka gukorana nawe kandi bahoranaga nawe. Abo bantu uzabirinde mu buzima bwawe, bagiye bahari, ni benshi barahari, bagenda baguca intege, bagenda bashaka kukwereka yuko nta kintu wageraho, ariko wamara kukigeraho bakaza kukwereka yuko ahubwo bari kumwe nawe kuva na kera, bakaza kukwereka yuko ahubwo ibyo wakaraga byose burya wabaga uri kumwe nabo, nubwo utababonaga ariko wabaga uri kumwe nabo. Buri muntu wese agira inzozi ze, buri muntu wese agira inzozi zitandukanye n'iz'undi. Ntukumve yuko umuntu nimba afite inzozi runaka ze arizo nawe ufite. Abantu twese ntituri bamwe ku isi, nta nubwo dufite amasura asa, nta nubwo tuvuga amajwi ameze kimwe. Abantu twese ku isi turatandukanye, buri muntu wese ateye ukwe, buri muntu wese afite ikimutandukanya n'undi, buri muntu wese afite ibyo akunda, buri muntu wese afite ibyo aha agaciro. Niba ikintu cyawe ugiha agaciro, giha agaciro n'icyawe. Niba muri muntu atagiha agaciro, mureke, mwiyorere ntagiha agaciro, niko abibona, niko abishaka, niko abitekereza, ariko nawe ufite uko ubitekereza, ariko nawe ufite ibyo ubona. Afite ibyo ari kwibonera ku giti cye, nawe ufite ibyo uri kubona. Muratandukanye, ntabwo muri bamwe. Abantu turatandukanye, buri wese afite ibyo ashaka kugeraho, buri wese afite uko abona ibintu, buri wese afite ibyo akunda. Nta muntu ukunda ibintu bimeze nk'ibyo undi akunda. Ibyawe ukunda biharanire, ibyawe ukunda bikorere, ibyawe ukunda gerageza ukore ibishoboka byose ubigereho. Abo ngabo bari kukubwira ko bidashoboka, gerageza ukore ibishoboka byose ubereke ko bishoboka cyane. Ahubwo niba batabikunda ni akazi kabo, birabareba. Niba batabishaka ni akazi kabo, birabareba. Nawe ufite ibyo ukunda, ibyo ukunda nibyo uharanira, nibyo ukorera. Niba batabishaka bihorere, nawe ufite ibyo ushaka, ibyo ushaka niwe ubishaka, niwe ubishaka, ntabwo ari bo, kuko ni ubuzima bwawe uri kubishakira, ntabwo ari ubwabo. Gerageza ubihorere, gerageza ukora ibyawe. Ndabashimiye ko mwakomeje kunkurikirana ku Nzozi X TV. Ahanga niho mbagira inama, nkababwira ibintu byinshi cyane, nkabategura ibiganiro by'ubwenge, nkababwira ibintu, nkabasobanurira inzozi zanyu, nkababwira ibintu bikomeye cyane bikomeza kubafasha mu buzima bwanyu. Niba ushaka kuba umuntu utsinda, niba ushaka kuba umuntu ukomeye mu buzima bwawe, niba ushaka kugera ku nzozi zawe zikomeye, niba ushaka kugera ku bintu bikomeye cyane mu buzima bwawe, gerageza umurikirane hano, gerageza ukore subscribe, gerageza ukore share, usharinga inshuti zawe wifuza ko zatera imbere, usharinga abantu bawe wifuza ko batera imbere. Gerageza ukande like, kandi nurangiza usige comment umbwire ngo niki nakubwiraho ubutaha, kuko aha ngaha mari ku bwanyu, mari ku bwanyu, mari kugira ngo nkore ibishoboka byose mugere ku nzozi zanyu, mugere ku ntego zanyu. Uwabanye nanjye ntabwo ajya atsindwa mu buzima bwe, uwabanye nanjye agera ku nzozi ze zose, kandi ibyo ashaka kugeraho byose abigeraho. Ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.